We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango. Intego nkuru y'itorero ryacu tubereyeho guhesha Imana icyubahiro dusoza inshingano nk'utwasigiwe na Kristo umwuka w'itegeko risumba yandi. Kandi dufite n'inkingi eshatu twubakiyeho, ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya mbere tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya kabiri tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Inkingi ya gatatu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Inkingi ya kane twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Inkingi ya gatanu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatandatu dutangiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya ndetse no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. Uyu ni umwaka wo gukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Tuba nkore bandebero nka Gideyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera ndetse no kutwubahisha. Intumbero yacu ni uko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo. Uramya Kristo, ugendana na Kristo, kandi ukorera Kristo. Ushaka kumwe muri twe biroroshye cyane. Intambwe ya mbere niyo wateweza guterana natwe. Intambwe ya kabiri urahaguruka twakire mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu hano dufite Nyarugwiro. Nyuma y'iteraniro barakwegera bakakwereka uganira n'umushumba. Nyuma y'ikiganiro akwereka umuryango ufatiza ubarizwamo kugira ngo ukwinjize mu muryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Murakoze, murakunzwe.